Ndagusuhuje mukunzi w'ibiganiro byacu, ibiganiro tunyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, Facebook page Ijuru Ntirikorerwa TV, YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV nanone, dufite group ya WhatsApp Ijuru Ntirikorerwa. Mu by'ukuri dukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza kuri benshi, ariko nawe nyine ndagushimira cyane ko uri mu badukurikira, ngusaba kurarika abandi kugira ngo tubane turi benshi, dusobanukirwe neza ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana dushakaho mu gihe nk'iki ngiki, cyane ko ariyo yaturemye. Hari icyo twifuza uko byamera kose, ndetse navuga ko ubuzima bwiza ni ubuzima bushingiye ku cyo Imana ishaka, kuko niba ariyo yaturemye hari icyo yadushakagaho. Ubwo rero ubuzima bwiza ni ubuhuza neza cyangwa ni ubumasha neza mu cyo Imana ishaka ku muntu wayo. Tufite rero n'amaradiyo tuvugiraho ubutumwa bwiza. Niba ushobora gukurikira Fine FM, ushobora kudukurikira buri wa kane ndetse na buri ku cyumweru saa 12 kugera saa 1 kuri 93 n'igice kimwe. Niba ushobora gukurikira Country FM ku 105.7, naho ku wa kane saa 2 kugera saa 3 tuba turi mu kiganiro Ijuru Ntirikorerwa. Ni ikiganiro rero gisobanurira umuntu uburyo yaba mu isi azi neza ko azajya mu ijuru, uburyo yaba mu isi azi neza ko nta kibazo afitanye n'Imana, ariko abikesha Yesu Kristo, atabikesha mu by'ukuri imbaraga ze, kuko umuntu nta bushobozi afite bwatuma abana n'Imana amahoro biciye mu byo we yakoze. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ku ijambo riri mu Bafilipi mu gice cya mbere. Ni urwandiko Pawulo yandikiye abera b'i Filipi mu gice cya mbere ku murongo wa 21, aho avuga ngo erega ku bwanjye kubaho ni Kristo, kandi no gupfa kumbereye inyungu. Ubwo rero igihari ni uko iryo ari ijambo ritavugwa na buri muntu wese, umuntu ubonetse wese, kuko mu by'ukuri abantu benshi bagira ubwoba bw'urupfu, baba bumva ko aho bajya ari habi, kubera ko bazi ko bafitanye n'Imana ikibazo, bakaba bumva bagiye kurimbuka. Bityo kumva ko gupfa ari inyungu ni iby'abaki, ni iby'abakiranutsi, ni iby'abera, ni iby'abaziranenge, abantu Imana yahuje, abantu Imana yiyunze nabo biciye muri Kristo Yesu. Mu by'ukuri rero ibyiringiro by'umukristo w'ukuri ni ibyo ngibyo, ni ukuba wumva ko kuba hari Kristo cyangwa se kuba uriho ni ku bwa Kristo we wakunze n'Imana, bityo akakugira muzima muri we, akaguhesha kubaho nta kibazo ufitanye n'Imana, unayibereyeho mu isi cyangwa ubayeho ku bushake bwayo mu isi. Hanyuma ariko nanone n'ubuzima ufite nyine bukaba ari ubukesha Kristo, kubera ko mbere y'uko umuntu yizera Kristo abapfuye gupfa nko gutandukana n'Imana, kubaho ntacyo umariye Imana, kubaho uri umunyabyaha, kubaho uri uwo kurimbuka, ubupfuye mu by'ukuri. Ariko iyo Kristo amaze kunga n'Imana, umaze gusobanukirwa icyo yakoze, ukanakizera, uba uriho ubikesha Kristo, ari nawe ubereyeho. Ariko hanyuma ariko kumva no gupfa nta kibazo, kubera ko aho ubujya naho ni heza, ni heza, kubera ko ubuzi neza ko nugenda uzaba ugiye kubana n'Imana by'iteka ryose mu ijuru, aho badapfa, aho batababara, aho batarira, aho badakena, aho badasonza, aho batambara ubusa, aho abera bazaba iteka kandi banezerewe. Ubwo rero uba wumva ko nugenda uzaba ugiye heza, bityo no gupfa bikakubera inyungu. Ibyo rero nanjye mu by'ukuri n'ibyiringiro maranye nk'imyaka 10. Mbere yaho ntago nari mbizi, nari nzi ko mu by'ukuri nzagerageza gukora iby'idini ryambwiraga kugira ngo nemerwe n'Imana, ariko ibyo nakoraga byose numvaga bitampuza n'Imana. Ariko ni ukubera ko atari yo nzira Imana yagennye, kuko Kristo urumva ko niwe waduhaye kubaho, kandi kubaho by'iteka ryose ku Mana. Ubwo yapfiraga ibyaha byacu byose, Imana ikabidukuraho, ikabimushyiraho, ikanabimuhanira, hanyuma ahubwo ikatuguranira, ikatwambika gukiranuka kwe yakoreye mu myaka 33 yamaze hano mu isi. Bityo tukaba abakiranutsi ku Mana tubikesha Kristo, twambaye gukiranuka kwe, twambaye insinzi ye, kubera ko umucunguzi nicyo bivuze, ni ukuba mu by'ukuri waracunguwe
n'undi agakora ibyakunaniye ariko ibyo akoze bikakubarwaho nk'aho ari we wabikoze. Twacunguwe na Kristo rero, duhabwa insinzi mu mategeko, ibyo yakoze bihinduka ibyacu, bitubarwaho nk'aho ari twe twabikoze, nk'uko nawe ibyacu byamubazweho, ibyaha byacu hashingiye ku ivuko ryo kwa Adamu ndetse n'imbuto mbi zera kw'iryo vuko, byose yabyishyizeho arabihanirwa, ariko arangije aratuguranira atwambika gukiranuka kwe, kugira ngo natwe duhemberwe gukiranuka tutakoreye nk'uko nawe yahaniwe ibyaha atakoze. Ngiryo ibanga rero ry'ubutungane, ni ibanga ryo kubarwaho gutungana kwa Yesu, ni ibanga ryo kubabarirwa ibyaha, ryo kubaho uzi ko wababarira ibyaha byawe byose, nta cyaha Imana ikikubaraho ariko ubikesha Yesu Kristo. Nibyo Dawidi yavuze ngo ni amahirwe y'umuntu Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Wabisanga n'ubundi mu Baroma mu gice cya 4 umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8, ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa, ngo hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha. Ubwo rero nanjye ndi mu bahiriwe, ariko sinari mbizi kera, nabimenye ariko numvishe ubutumwa bwiza bumbwira ko Yesu yankiranuye n'Imana, ko yanyunze nayo, ko nta kibazo gifitanye nayo, impa no kubyizera, umutima wanjye uba amahoro. Nawe wakwizera uyu munsi ukabaho wumva ko ubanye n'Imana amahoro, ndetse ntutinye n'urupfu kubera ko waba uzi neza ko aho rukujyana ari heza. Amahoro y'Imana rero abane n'abizera Yesu Kristo bose bataryarya none n'iteka ryose. Amen.